ishimiye turi imbere ya kamera icyubahiro kubw'ibyo yakoze byose. Imana nihabwa icyubahiro. Impamvu nashaka kuvuga ko ntabwo ari mama gusa wasohotse mu rugo yashatsemo ku myaka ye mito nk'iyo ngiyo, ahubwo turabafite basigaye basohoka bamaze n'icyumweru bagize gute bashaka. Noneho njye maze nakomeje gukora ubwo bushakashatsi bw'ikintu cyatumye atandukana na njye, nabayeho noneho nk'umwevarira ngo ndebe koko niba yarahagurutswe kubwo gukizwa cyangwa yarahagurutse kubwo kugira yenda ari umuryango wamuremereye cyangwa wabaye, ariko imyitwarire ye n'imbuto yakomeje kwera niwe watwigishije gusenga mama no kwigiriza ubusa. Nahisemo gukizwa na nubwo biri kure, yambyaje ubutumwa bwiza, ariko njya nkubwire rimwe mu ibanga namushimye. Mama yahagurutse ari umukobwa ukiri muto ku myaka 23 uri umudamu, kandi buriya mama urabona ko ntiyari na mubi, yari umugore mwiza. Nanjye ndagambira nkaba ko mbona afite mama mwiza. Nta nyina w'umuntu uba mubi yenda abadukurikiye ntibatwumve, ariko ndavuga n'uburyo nuko mbona agenda asaza agasura kagenda gashiraho. Ariko icyo gihe nabonaga ari sawa kabisa. Ubwo rero guhaguruka uri umukobwa w'imyaka uri umudamu cyangwa se ubyaye ku myaka 23 ukajya kwiyemeza kubaho mu buzima butagira umugabo, d'abord ndamushimira yenda iyo mutaza kuntungura mba nazanye igikombe, kubera yuko mama ikintu mushimira nuko yahagaze mu byari byamuhagurukije. Buriya ijoro ribarwa riraye. Noneho ubuhamya bwe ndabuzi nkuko mbivuga, turabusangiye abadukurikiye. Buriya iyo turi hari abantu bakunda gushima yenda bitewe n'ubuzima bayemo ntubyumve ko hari abantu babibonaga. Buriya mu barokore harimo abagusengera ushonje bidakenewe, nubwo nabyo bari ngombwa. Impamvu mvuga ko biba bidakenewe, hari umuntu ushobora gusengera ushonje kandi afite ibyo kurya, yakabiguhaye akanagusengera nyuma. Ariko hari n'abafata umwanzuro wo kutagusengera bakakugaburira bakagusengera umaze kurya. niho nyine twanyarukiye muri uyu mugoroba ndetse n'inshuti za Evangelizero Monde kugira ngo tubashe nyine kugenda tubagezaho ibyiza ndema akomeza kugenda adukorera. Rero boneho n'umwanya wo gusuhuza n'abaherereye ku yindi migabane, yaba ari abaherereye ku mugabane wa Amerika, muri Canada, aho dufite abakuzi benshi. By'umwihariko rero dusuhuje abari kumva ururimi rw'ikinyarwanda baherereye
n'umwanya wo gushimira nanone abafashe umwanya wabo cyangwa se abahisemo kwagura umuryango mugari wa Evangelisation Monde TV bagakora subscribe cyangwa se sabone. Imana ibahe umugisha. Nawe niba udukurikiye aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, turagushishikariza kugira ngo ukore nyine subscribe na like ndetse unasangize inshuti zawe, umuryango wawe ndetse n'abandi benshi bashoboka kugira ngo nyine ukomeze bakore ubwami bw'Imana dufatanyije. Rero kuri Karaza ni muri kuhabona abatumirwa, navuga ko ari abatumirwa wenda ahari niba utaje none si ubwa mbere ubabonye. Hariya murabona turi kumwe n'umumama waduhaye ubuhamya bukomeye, ariko turi buze kugenda nyine tumenya byinshi no kumenya ngo ese noneho uyu we bari kumwe ninde. Byose turaje rero tubabwire imirimo y'Imana, kuko umuririmbyi yaravuze ngo numara kumwemera nk'umwami n'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagiye agukorera. Ariko nanone reka tubanze tubasuhuze. Mwiriwe neza kandi muraho. Shalom shalom. 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 Turabishimiye nanone kongera kubakira kuri Karaza Evangelisation Monde. Murakoze. Rero wenda yo gukomeza kwagiraga ngo tubanze tubasabe mubanze mwibwire abantu bakurikiye ibiganiro bya Evangelisation Monde. Ese ni bande turi kumwe? Nitwa Mukankusi Alfonsina, ntuye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nkaba naraje hano mu Bufaransa gusura abana. Amen. Amen. Mukankusi Alfonsine, turakwakiriye kandi tugahaye ikaze nanone. Murakoze muri cyane. studio za Evangelisation Monde. Murakoze. Shalom shalom. Shalom. Nanjye nitwa Hitayezu Eric. Yeah. Nkaba ntuye mu gihugu cy'Ubufaransa ubu ngubu, ariko ururimi rumvuga birumvikana ko nuruka mu Rwanda. Ndashima Imana rero kandi nshuje abantu bose badukurikiye, ndetse na bene data bari hano Belgique, kuko ubu ngubu niho twicaye uyu mwanya, nabo turabashoboje bose bagubwe neza, cyane cyane abaherereye mu gace ka Verivier aho twicaye uyu munota. Ndabashoboje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Rero nyine Evangelisation Monde ntabwo tujya kwicara, tuba twagiye hirya no hino nyine ku mugabane wa Europe kugira ngo tugende dusura n'inshuti zacu, ndetse dusure na bene data bagenda baduha ubuhamya nyine mu buryo butandukanye, ndetse n'ibindi biganiro tugenda dukora by'iyobokamana. Byose muraza kubibona muri ino minsi. Nyine icyatuzinduye kikatujyana kuri uyu mugabane w'i Burayi, ariko mu gihugu cy'Ububiligi muri buze kubibona muri ino minsi nyine, kuko dufite abakunzi benshi bifuje nyine ko twakorana ibiganiro, bifuje ko twataramana n'ibindi byinshi muzagenda mubona, kuko intego yacu twariyemeje nyine ni Evangelisation Monde. Rero turabakiriye cyane kandi tubahaye ikaze. Ubushize twari kumwe na Mukankusi Alfonsine, ariko aranyemerera wenda muri iki kiganiro tuze gukoresha rya zina bakunda kukwitirira ngo rya Mama Ishimwe. Mama Ishimwe rero, Ishimwe nawe turamusuhuje ahari niba duteze amatwi cyangwa ashobora kudukurikira, nawe turamusuhuje nyine kuko yagize uwo mugisha wo kumukwitirira. Rero urumva ko nyine afite uwo mugisha, agize uwo mugisha kuko abantu benshi bamuvuga ku bwabo. Rero Mama Ishimwe murabizi, abakurikiye bakurikira Evangelisation Monde mu gihe kishize, aho twagiye tubana nawe akaduha ubuhamya bwagiye gukora ku marangamutima yacu, ubuhamya ndetse bwagize ahantu bugira ahantu bukura, kuko hari abantu nyine benshi bamaye comment bavuga ko ubwo buhamya bwabafashije. Ariko nanone twashakaga kubusoza uyu munsi noneho ari kumwe n'uyu muntu witwa Eric Hitayezu, nk'uko yabitubwiye, kugira ngo mumenye n'impamvu bari kumwe, ndetse muze no kumenya byinshi na suite nyine ya bwa buhamya twagize. Imana ishimwe rero. Umuririmbyi yararirimbye ngo numara kumwemera ngo uhamye mu bandi icyo yagukoreye. Ese kuri mwebwe ubundi ubuhamya ni iki? Ni impamvu ki abantu bagomba gutanga ubuhamya, cyangwa ni impamvu ki ari ngombwa kuvuga amateka y'ibyakubayeho? Kuri mwe bimaze iki cyangwa bivuze iki mu buzima bwanyu bwa Gikristo? Wenda kuri Eric,
yagira icyo abivugaho. Ni impamvu ki umuntu w'Imana cyangwa se umuntu ari ngombwa gutanga ubuhamya, amateka wanyuzemo cyangwa y'ibyo wanyuzemo, niki byagakwiye, kuki ari ngombwa kubivuga, niki bimaze mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'ubyo cyangwa bimariye ubivuga. Hari ijambo muri Bibiliya rivuga neza, ubwo ngiye kuvuga ku buhamya. Ubuhamya akenshi hari igihe abantu dutekereza yuko ari ibintu bibi byabaye mu buzima bw'umuntu, ahubwo ubuhamya ni ubuzima bwose wanyuzemo wowe, bwaba bwiza cyangwa bubi, noneho ariko gusiga inyigisho cyangwa se gusiga igisobanuro cy'ibindi bintu uhuriyeho n'abandi. Noneho rero usanga Bibiliya inakunda kuvuga, ariko twiga kenshi dukunda gutanga ubuhamya bw'ingorane n'ibindi bintu twagiye duhuramo, ariko n'ubundi bikaza kurangira bihetse ibyiza, kuko tuvuga bitangira ari bibi tugasoza birangira ari byiza. Nk'uko yenda ushobora gutangira ari byiza agasoza biza kurangira ari bibi. Ni amateka yanjye ngewe nihariye, kugorwa kwanjye no gutabarwa kwanjye, nibwo buhamya bwanjye. Ariko rero ukaba wajije ngo niki bimarira abandi bantu, Bibiliya iravuga ngo ibigeragezo, kuko akenshi abantu ubuhamya bukunda gufasha abantu ni ubuhamya bw'ibigeragezo umuntu yaciyemo. Akenshi iyo tuvuze ibyiza bagira ngo umuntu arimo arirata cyangwa arirarira, ariko ndabizi ko ibikora abantu ku mutima ni igihe ubabwira ingamba n'intambara wahuye nazo. Noneho Bibiliya bivuga ngo ni rusange ku bantu. Rero hari ibintu naciyemo cyangwa we waciyemo nkawe mwene data, bihinduka inyigisho ku bandi, uko wabyinjiyemo n'uko wabisohotsemo, bikaza kubyara isomo ry'umuntu birimo uwo munsi, cyangwa bikibutsa undi muntu watekereje ko yabivuyemo mu buryo bworoshye cyane, bivuga nkaho mu buryo Imana yabigukuyemo, bigatuma abantu bibongerera kwizera, ndetse binatanga isomo ry'ubuzima kuba atarabinyuramo, yagira igihe cyo kubinyuramo ukamubera icyitegererezo, akavuga ngo nubwo byabaye kuri runaka nanjye nzabivamo. Cyangwa se bigatuma abantu batirara nyine, nubwo nange nari nkomeye naje kumva ko umuntu ukomeye ashobora kumanuka, uworoheje nawe akamenya ati nubwo nange nari noroheje naje kumenya ko umuntu ashobora kuzamuka. Bisiga inyigisho n'ibyiringiro. Murakoze. Yesu akaba umugisha cyane. Amen. Sinzi nawe hari icyo wumva warenzaho. Nyine byavuze ko kuri, kuko ubuhamya naho wavuye, naho umaze kugera, n'ibyo waciyemo, n'ibyo wabonye, n'ibyo ngibyo. Ni ubuhamya bw'ibyo waciyemo n'ibyo wabonye, ntaho ugeze, noneho bikongera bikadutera guha Imana icyubahiro. Yahinduye amateka, kuko Imana igihindura amateka. Ubushize rero wenda turi buze nyine kugenda tugaruka ku rugendo rwawe n'ubuhamya wakoze ubushize kuri Evangelize Le Monde, kandi turagushimiye ko uri kugenda nyine ubusoza. Ubushize rero watubwiye ko waje n'aha i Burayi, waje mu Bufaransa kubera uje gusura famiye nk'uko wabivuze, cyangwa uje gusura umwana wawe uhari. Yego. Ni uyu nguyu nyine Eric nari naje gusura, nta wundi. Waje kuri Evangelize Le Monde none uje kutwereka? Uwo naje gusura rero. Wenda hari abari bakuzi ariko banazi Eric, kuko Eric ni umuvugabutumwa uri celebre, ngira ngo uzwi kubw'ahantu henshi yagiye agenda akora ivugabutumwa hano i Burayi, ariko wenda hari abatari bazi mama we ninde, cyangwa se nawe hari abari bakuzi ukwawe nawe bamuzi ukwe, ariko noneho tugize umugisha nyine wo kubahuza. Ni Eric rero Hitayesu na mama we, noneho ndakoresha mama Eric kubera ko kari nanjye mfuye barandiye. Ni nawe mfuranye. Mama, ubushize mu buhamya mwaduhaye, ubwo nyine ndashishikariza abatarabubonye gusubira inyuma bakajya kubureba, wenda ndaza kuhininga muri iki kiganiro munsi. Ubushize mwaduhaye ubuhamya bukomeye cyane, bwanatumye nyine tugira amatsiko yo kugira ngo tubahuze.
noneho mukorane cyangwa se dukorane iki kiganiro noneho muri kumwe. Ubushize mwaduhaye ubuhamya bwadukoze ku mutima bw'ukuntu Imana agiye ibiyereka n'uburyo yabasohoje amasezerano, ariko biturutse no ku gakiza yabahaye, kandi mu rwego rwatumye ufata icyemezo gikomeye umuntu wese atapfa gufata cyo kuva ku mugabo utari uwawe, wumvishe ko umwuka w'Imana agusuye akugendereye akubwiye ko uri mu cyaha, ariko icyo cyaha umaze kukijyaniramo abana. Icyo gihe bari batatu, ngira ngo bari batatu. Ubuhamya waduhaye harimo uyu Eric niwe fura, hagakurikiraho Arisa na Claudette, Shimwe niwe wa nyuma. Yego. Niwe nagiye arinda ntwite. Okay. Ubushimwe. Shimwe. Niwe nawe bahise bakwitirira. Okay. Nta kibazo. Nta kibazo. Ubushize nanakubajije impamvu bakuramo umwana umwe akaba ariwe bitirira umuntu, nabyo barabisobanuye neza, numva ndabyumvishe ko ari uko aba Eric bavuka ibyo bitari bigezweho, ahubwo Ishimwe avuka ari byo bigezweho. Bahita nyine bakwitirira mama Ishimwe, ariko ni na mama Eric, ni na mama Arisa, mama Claudette na mama Claudette. Okay, Imana ishimwe cyane, kandi abo nabo nyine Evangelise Romonde irabasuhuje kandi ibifurije umugisha w'Imana. Ubushize rero waduhaye ubuhamya bukomeye, ndetse utubwira ko umwuka w'Imana akimara kugusura no kukugenderera wisanze cyangwa se wabonye nyine ko ugiye kubaho mu buzima kubera ko wari utaye umugabo, kubera agakiza. Uravuga ngo agakiza karuta umugabo, ijuru riruta umugabo, aho kugira ngo muri ijuru nabura umugabo. Yesu nawe yigeze abivuga ngo kugira ngo uzajye mu ijuru n'amaboko abiri, ngo ibyiza wacika ukuboko kumwe ukazajya mu ijuru ufite kumwe, ngo cyangwa ijisho ryawe nirigushuka uzajya no kubita, ngo ibyiza nuko wazajya ufite rimwe kurenza ko wajyayo ufite amaso abiri. Nawe rero uravuga uti aho kugira nzajye mu ijuru nzajye mu muriro zarimbuke mfite umugabo, ibyiza nuko nazajya mu ijuru nta mugabo mfite. Ufata icyemezo urahambira, ariko mu buhamya waduhaye ari nabwo nshaka kugarukaho. Uwari ufite abana nyine abo batatu navuze, n'undi wari uri mu nda, ubona ko mugiye kubaho nabi, ntaho ugiye kubajyana, mugiye ibyo bita gusendera mu Kinyarwanda. Uravuga uti rero Mana ndakwinginze, aho kugira ngo aba bana basigire uyu mugabo w'umupagani mvuyeho n'uyu mugore, kuko ari umugore wa kabiri. Uravuga uti Mana ibyiza wabampaye ukabacyura, aho kubatwara nyine abantu barahumba, wabe rero bari bejejwe kuko bari abana, ukabacyura mu ijuru, nanjye nkajya mu nzira yo kugukorera, nubwo naba nta bana mfite, ariko simbasige mu buzima nk'ubwo ntuzi, ariko nabwo sinandavure kubera kubona wenda ibibazo bari bagiye guhura nabyo. Ariko kandi aho wasengeraga gutyo, ubu nibo bakwicaje mu Bufaransa, nibo bakwicaje mu Bubiligi n'ahandi mu Budage mwagiye. Amarangamutima yawe kuba wicaranye na Eric w'imfura, wa mwana uri mu bo wasengeye gutyo, urumva umeze ute? Umva nezerewe mu mutima wanjye. Narishimye kuko Imana itumvise ubupfapfa bwanjye, ikareba ikavuga ati uyu nguyu bwasabuku reka mbigenze uko. Ariko kuko Imana nyine ntikora nk'abantu, ubwo niyo mpamvu yavuze ati reka mbashyire hano mbarere bakure, bazavemo abagabo nyabagabo, bavemo abantu bakuru bo kumpamya, kandi bose barakijijwe. Ni abagenzi bajya mu gihugu cyo mu ijuru, bafashe umurimo w'Imana. Ubwo rero urumva Claudette turaririmbana muri korali Gosheni, na Eric ataraza hano mu Burayi twararirimbanaga. Urumva ko nyine twese turi abakozi b'Imana. Amen. Na Arisa rero aho ari arasenga muri Brazzaville, nawe arasenga. Ishimwe nawe aho i Nyanza ni umuririmbyi, akora umurimo w'Imana. Urumva ko nyine Imana yagiye ikabizigamira, ikabashyira ahantu kugira ngo bazakure bayiheshe icyubahiro. Imana ishimwe rero, yarakoze. Wenda nagaruka ko Eric, kuba mu by'ukuri wicaranye na mama wawe ku mugabane w'i Burayi, murimo mutemberana umutembereza nyine nk'ubu
mwavuye Strasbourg mwaje mu Bubiligi ari naho turi gukorera iki kiganiro mu mujyi wa Verviers. Ese wowe mu by'ukuri buriya buhamya wari ubuzi nk'uko nari nyibajije cyangwa wabumenyeye hariya? Ese umaze kumumenyera wumvishe kwizera kwawe wenda kwagutse bingana iki cyangwa kukongera gukunda Imana kuko niyo isohoza amasezerano nayo ihindura amateka? Murakoze kandi umbajije ibintu n'undi muntu wese yakwibaza. Buriya ndagenda ngerageza kubisubiza ariko ndashaka kugira ngo mbikatemo ibyiciro nka bibiri kugira ngo nsubize yenda wumve neza icyo mbajije. Icyambere mbajije reka mpere ku cyo mbajije cy'ubuhamya uko nabwumvise. Ubuhamya bwa mama niyo mateka ye y'ubuzima bwe igihe yambyaye, yandusha imyaka nta nubwo ndusha myinshi cyane ariko ntibikuraho ko ari mama. Ariko urumva mu myaka 16 umuntu asama akabyara ubwabyo ni ubuhamya. Urumva ubwabyo ni iyo nzira ubundi nubwo ari kuba abana ariko ni inzira ubwabyo ni ubuhamya ukurikije ikindi gihe abandi mubyarira murabizi cyangwa se. Ariko Imana yashimye ko bigenda gutyo. Ariko ubuhamya bwe ntari busubiremo nyine. Hari ubuhamya bwa mama nibwo bwacu. Ubuhamya bwa mama nibwo bwacu twagiye dusangira ubuzima kuko urumva igihe twabusangiye kuva ku mezi 9 ndi mu nda kugeza n'uyu munsi. Noneho rero iyo umuntu atanga ubuhamya warumbajije ngo hari ibyantunguye. Iyo umuntu atanga ubuhamya hari icyo buriya siritu nk'abiriya umuntu arimo avuga ibyo asenga, hari ibyo yabaga yasengeye tutazi nuko yabaga yasabye. Ntabwo ari kumbwira ko yigeze gusaba Imana abona kuzaturera bimugoye akavuga ati cyakoze aho kugira ngo nanone nzababone bandavura Mana uzabacyure. Ntekereza koko ntabwo nk'ibyo urumva bisenga ntiyari kubitubwira ariko mbyumva mu buhamya. Ariko kandi nkanamwumva kimwe numva intego yari iri muri byo ni mitekerereze yari afite icyo gihe. Buriya ijoro ribarwa riraye. Noneho ubuhamya bwe ndabuzi nk'uko mbivuga turabusangiye abadukurikiye. Buriya iyo turi hari abantu bakunda gushima yenda bitewe n'ubuzima bayemo ntubyumve, ariko abantu aho tuvuka abo twagiye dusengana badusengeye abatugaburiye ndabashimira ko hari abantu babibonaga. Buriya mu barokore harimo abagusengera ushonje bidakenewe nubwo nabyo bari ngombwa. Impamvu mvuga ko biba bidakenewe, hari umuntu ushobora gusengera ushonje kandi afite ibyo kurya yakabiguhaye akanagusengera nyuma. Ariko hari n'abafata umwanzuro wo kutagusengera bakakugaburira bakagusengera umaze kurya. Abo bose rero twagiye duhura nabo mu buzima. Buriya buhamya bwose yatanze ni ubuzima nabayemo. Nibwo ariko nanone bidakwiyeho ko ari ubuhamya bwe, ahubwo gusa icyo bumfashamo kandi bunteramo imbaraga nicyo nabanza kuvuga, ni nacyo ngiye guhita nsubishamo icya kabiri. Umbajije ngo numva amarangamutima yanjye ameze gute iyo mfite mama, iyo turi kumwe. Mama mufata urundi mama twicaranye hano nkuko andi mubivuga nyine, urumva n'umubyeyi wanjye ariko mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'uvuga butumwa ni na mushiki wanjye. Noneho rero uretse kuba duhuje ubwo buhamya wumva bwo gusonza, mama ikintu cya mbere ntago yigeze ampa amafaranga kuko ntayo yari afite, ariko yampaye ikiruta amafaranga. Ndabivuga n'ubu turi kumwe ko yaradusengeye kandi atubwiriza Yesu. Noneho muri abo buhamya bwose bwo guhaguruka agatandukana na papa akagenda, buriya muvandimwe nge nahisemo gukizwa nubwo biri kure, yambyaje ubutumwa bwiza. Ariko ndagira nkubwire rimwe mu ibanga namushimye. Mama yahagurutse ari umukobwa ukiri muto ku myaka 23 uri umudamu, kandi buriya mama urabona ko ntiyari na mubi, yari umugore mwiza. Nanjye ndagambira nkaba ko mbona afite mama mwiza. Nta nyina w'umuntu uba mubi yenda abadukurikiye ntibatwumve, ariko ndavuga no mu buryo nuko mbona agenda asaza agasura kagenda gashiraho.
ariko icyo gihe nabonaga ari sawa kabisa. Ubwo rero guhaguruka uri umukobwa w'imyaka uri umudamu cyangwa se ubyaye ku myaka 23 ukajya kwiyemeza kubaho mu buzima butagira umugabo, d'abord ndamushimira yenda iyo mutaza kuntungura mba nazanye igikombe kubera yuko mama ikintu mushimira nuko yahagaze mu byari byamuhagurukije. Yaratureze bituma natwe ubuhamya bwe kuri twe, ubuhamya bwe muri icyo kigero cye ku bagabo basengana, abasore urumva yari ariko barakongera kurambagizwa. Ndamushimira ko atigeze yiyandarika muri ubwo buryo, kuko hari abo tujya tubona bapfakara bakiyandarika. Ibyo ngenda ndabivuga, ntabwo ibintu nazabivuga igihe antanze kugenda, ntabwo nazabivuga kiri, ahubwo reka mbivugire imbere y'izi kamera. Ngiye kuba mama yaravuye mu rugo, reka nkubwire ikintu gikomeye abadukurikiye abo bitungura bihangane, dufite abagore benshi bava mu ngo batanakuyemo na Kristo. Ndabimushimira rero ko icyambu cyamutandukanyije na papa ari Kristo, kandi yatandukanye. Ubu dufite ingo nyinshi zasenyutse wa mubyeyi ureba, kandi ntabwo zirimo zisenywa no kwizera Kristo, ahubwo barananiranywe mu ngo bagirana ibibazo. Impamvu nashaka kuvuga ko ntabwo ari mama gusa wasohotse mu rugo yashatsemo ku myaka ye mito nk'iyo ngiyo, ahubwo turabafite basigaye basohoka bamaze n'icyumweru bagize gute bashaka. Noneho njye maze nakomeje gukora ubwo bushakashatsi bw'ikintu cyatumye atandukana na njye, nabayeho noneho nk'umwevarira ngo ndebe koko niba yarahagurutse kubwo gukizwa cyangwa yarahagurutse kubwo kugira yenda ari umuryango wamuremereye cyangwa wabaye. Ariko imyitwarire ye n'imbuto yakomeje kwera niwe watwigishije gusenga mama no kwiyiriza ubusa, aho twe twananiwe no kwiyiriza akiyiriza. Egere na bashiki bange dufata umwanzuro tuza kubona mama ntabwo abikuwemo no kubura ibyo kurya n'ibindi cyangwa n'umugabo wamutesheje umutwe, ahubwo tuza gusanga ko abikuyemo n'imyizerere ye. Natwe turavuga ngo tuzabimwubahira, ikindi turanavuga ngo tuzubaha Imana ye. Ibyo rero izo mutima zanjye, kuko ntekereza ko no kujya kubaho nabwo kundi kose yavuze mama yari atujyanye adafite umuryango warapfuye warashize. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, hamwe no gusenga urabizi, yabaga umuntu ahora gusenga nyine no guhinga. Buriya yakubwira ngo twarashonje ntugira ngo nuko twari dufite isambu, abantu babyumve neza, ariko sinje kwisobanura kuri icyo. Ahubwo mama yakundaga kuba imbere y'Imana cyane. Noneho kubera n'inzara, tudafite amafaranga, n'igihe cy'ihinga kigeze akajya guhingira amafaranga kugira ngo turye, akazaza guhinga mukwe, kandi urumva natwe ntitwarabana ntitwashobora guhinga ngo tumufashe. Ibyahinga ry'ibishyimbo rya nyuma ritagize ibishyimbo biteye ibyo, basanga ibyacu byararumbye, kandi akaba atanahinga imirimo ibiri, kuko yabanza kujya guhinga muko abandi bagikeneye abakoresha, abantu bahingira amafaranga. Urumva birumvikana akazaza guhinga mu kwacu nyuma. Tugasanga twaraje ibisambu gutyo tukabura ibishyimbo abandi babyeza, ariko nta muntu wigeze yaguma kuri Yesu. Urabyumva ibyo navuze? Ujya ubona abantu bigira excuse, nakoze ibi kubera ko nashonje, ugasanga abantu bakiwe n'abandi bagabo, ugasanga ubwo ndimo navuga muri urwo ruhare. Noneho ndamushimira ko nubwo gusonza mama yatwigishije kutiyandarika, kugeza no ku rwego tuzaga tubura twavuga ati so agiye kwikopesha, akatubwira ati bana banjye se nzikopesha nishyura iki? Yesu azabagaburira, mureke dusenge. Ubwo rero urumva hari amagambo bonge ndamushimira, kuko Pawulo hari amagambo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo iyo nazirikanaga kwizera kuri muri nyogokuru niho yabihereye, ngo kandi kwagaragaye no muri nyoko, kuko nawe kuko uri muri uyu munsi wa none yatubereye icyitegererezo. Niwe mu bijyanye n'agakiza aratubyara, ariko tukanava n'indimwe nk'uko nabikubwiye. Ubwo rero mu mvamutima zanjye ubuhamya bwe nibwo bwanjye, ariko kandi burananyubaka, numva ari ibyirato byanjye kuvugira mama wavuye mu rugo. Nakubwiye ko kuva mu rugo si ikibazo, nubizi se ko hari zarangiye ubu ngubu, ariko akavamo kubwo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mba numva ari fiyeri ryanjye. Ayo nizo mvamutima zanjye. Murakoze. Ukira wenda mama yabisubiza. Hari abantu batagize amahirwe yo gukurikira ubu igice cya mbere cyangwa icya kabiri, kuko twagize ibice bibiri by'ubuhamya. Nababwiye ko ndibuze no kubishyira munsi, ariko noneho dushobora gukomeza kuvuga ngo yavuye ku mugabo atandukanyijwe kubera ibyaha, cyangwa se ari Kristo kubera kubwo gukurikira Kristo. Ariko abantu bumve wenda ibyo ari byo, watubwira gato wenda nk'umunota umwe
ni impamvu ki kuba k'uwo mugabo ari we papa wa Eric nyine n'abo bana bandi batubwiye wumvaga uri mu byaha kugira ngo wenda bataragize amahirwe yo kubikurikira babashe kubimenya? ubundi njye nkimara gukizwa nakunze gusenga cyane ku buryo najyaga nanasenga nkakora amasengesho y'iminsi 3 ndi guhinga kubera ko ntemererwaga gukora amasengesho yo mu itorero y'iminsi 3 kuko ntari nabwabatizwe. Noneho bakwigisha nkumva ndi gutsindwa n'ijambo ry'Imana kuko nabonaga ari jewe nanjye nahindutse Penina kubera Hana. Nari umugore wa kabiri, yari umugore wa kabiri, yari yarashatse abagore babiri, uwa kabiri aragenda ndaza ndamusimbura, ariko hari umugore wa mbere basezeranye batera igikumwe baranasezerana kwa padiri. Ubwo rero nyine noneho numva ndatsindwa kwigisha amagambo y'ubusambanyi, nkumva nanjye ndasambana kuko umwuka Imana yaramaje kunyereka ko gushaka umugabo wasenze undi mugore ari ubusambanyi, no gushaka umugore wasenzwe ku wundi mugabo nabwo ari ubusambanyi, niko ijambo biba biranditse muri Bibiliya. Numva rero ndatsindwa bakwigisha inkuru za Hana na Penina, nkumva ni jewe Penina, nkumva ndi kumubabaza. No kuvuga ngo icyo gihe wagiye kuwo mugabo donc ukiri umupagani utaramenya Imana? Nari naranabatizwa, nitwaga Mukankusi nyine nta rindi zina nagiraga, nari umupagani waho ngaho. Mageze ndabatizwa mu Baporo, niho nakuye iryo rya Alfonsine. Ukirijwe kuwo mugabo uravuga uti ubu ngomba kuva mu byaha nkabirekana n'ibyanjye byose n'inyungu zabyo zose, uhitamo guhambira ati reka njye kuba mu buzima bugoye ariko ntunge Kristo cyane. Nibyo rero ijambo ry'Imana rivuga ngo byarindamo yanjye kuko gukurikira Kristo byahindukiye igihombo, bireba nk'ibibambwe nabyo kandi birinda ibyo bibona vuba. Reka ngaruke wenda gatoya kuri taragira, nashaka kongera akantu gato kuri ibyo mumavuze. Nashaka gutsindagira n'iki cya kabiri. Twe dukizwa kuko nakubwiye ko mama yagiye mu rusengero ntiyansiga, kandi nyine urabizi ko abana inzira batweretse, iyo ubishyizeho umutima nawe ubigize sere turayikurikira. Itorero twakirijwemo ni itorero rya ADPR riba mu Rwanda, rinajya sengeramo uyu munsi. Ntabwo ryashoboraga kubatiza umugore wari muri kondisiyo nk'iza mama. Ni ukuvuga ngo we rero yakoze icyo umutima we yamushinjaga, ariko anubahiriza icyo disipurine y'itorero yamusabaga, ko hari ugutandukana na papa kugira ngo abone no kubatizwa. Rero mama akumva ko kuba muri ubwo buzima no kubatizwa kuzuza ibyo Yesu yavuze, kuko yavuze ko ari ugusohoza gukiranuka kose, ahitamo kugenda. Ubwo nagira ngo nuzuze ibirenze ibyo yaravuze nicyo gihe, kuko yari n'umubatizo bari banamubwiye no mu itorero ko bidashoboka. Nawe arababwira ati njyewe umugabo ntiyambuza kubatizwa ngo nakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Icyo ni icyemezo ubundi nyine gikomeye. Wenda hari abantu bamwe bavuga ati reka dati njyewe ibyo sinabishobora, ngo yahisemo Yesu kuruta gukomezanya n'umugabo. Amen. Mama Imana iguhe umugisha kandi warihanganye. Noneho nagira ngo ngaruke wenda mbaze Eric, wenda mu buzima bugoye nk'ubwo mama yatubwiye nyine mwanyuzemo mwebwe mwari mukiri n'abana, ariko hari mwagiye mukora mumenya ubwenge, mugenda mubona nyine ko wenda situwasiyo murimo isa n'igoye, kandi wenda ayo mateka mukayamenya ko mwabonaga kamwe mudafite papa wanyu, mutari mu rugo mbese rufite umupapa se ntagiye wenda, kandi mukabona nabwo wenda nkawe aho umariye no gukizwa, ariko umuntu nyine arakizwa, Imana ikagenda ihindura imibereho ye, ariko nanone akiri mu buzima nyine gusa no gushaririye. Ese ntagiye wenda warebaga mama wawe yari akiri no mutoya nk'uko abivuze, ari n'umujene nyine, ari na mwiza nk'uko abivuze, kandi na n'ubu ni mwiza rwose, ariko noneho nkibaza ese nta gihe wenda wagiraga igihe urebe mama wavuga ati buriya mama ntiyabuze ubwenge, kuki yafashe kiriya cyemezo cyo kudukura kwa papa? Mbese mwumva kameze nk'ako karomoro kubona mama wawe mu bintu bimeze wenda nk'ubujiji kubwo gukurikira Kristo, ngo ushake wenda kuregereta gato uvuga ati kuki wundi mama ibi yabyemeye, kuki yabikoze?
bo mu by'ukuri ntago sinzi ukuntu ibintu byari bimeze. Buriya hari ikintu kiba mu mugambi w'Imana nawe kikagutangaza, yaba ari njye yaba na bashiki banjye, nta muntu wigeze ushyira mama muri icyo kibazo, kuko Imana asenga yabahumye amaso ntimwana bibona. Ariko nawe yabaga yabitubwiye, yaratubwiye impamvu. Okay. Twageze igihe mu buzima twabayemo twakunze kubaho tubona ibintu kimwe, turushaho kuba abajyanama kuruta uko tumubona nk'ikibazo cyangwa hari undi muntu waduteje ikibazo. Kandi nk'uko nabikubwiye, twe twagendaga turushaho kubaha indangagaciro ze n'ibyo yemera. Noneho ko rero nta makuru twari dufite. Ikindi cya kabiri, abantu barabivugaga tukabyumva, tukavuga turiya mugore ukiri muto na kuri ate basaze abagata umugabo. Twe rero tukabyumva, ariko twe twari twaramaze kugera ku rugero natwe dutangira gukunda Yesu tukiri batoya. Tukumva rero kuko ahubwo nibwo buzima yakagombye kubamo. Imana iramudukundisha, inadukundisha amahitamo ye kuri iyo sije rwose. Imana ishimwe cyane. Hari ahantu ugeze uvuga ngo hari aho mwageze mubona nyine ikibazo gikomeye wenda cy'imibereho cyangwa n'inzara irimo, mukavuga muti mukanamugira inama nyine nk'uko wavuze ko mwari n'abajyanama, ariko se turinda tuburara, ubundi wagiye no kwikopesha kugira ngo tube twarya, ariko akavuga ngo ese kubwo gukomeza kubaha nabwo no gutinya ko izina rya Kristo rizajya igisuzuguriro, akavuga ati ese ntajya kwikopesha ndishyura iki? Ese ubundi wenda mu baturanyi cyangwa aho mwari mutuye ku musozi mwari mubayeho mute gituma wenda n'inzara itabarya ngo ube wareba nk'akagori kari munsi y'urugo ariko muri mutari wawe ngo ube wagaca, cyangwa se wumve mbese ugize inyota yo kwifuza n'ibitari ibyawe, ku buryo mbese ku musozi bashobora kuvuga ati reba ba bana ba wa mugore ngo wenda baze no kwiyama. Ese mama wenda mbere y'uko nike wenda agira icyo asubiza, nta muntu wenda waba waraje kwiyamira ati abana bawe rwose? kuko biratangaje kubaho mu buzima nk'ubwo nta n'igitsure cy'umupapa abona, kugira ngo abana bakurire muri uwo murongo, muri iyo disipurine, nabyo ubwabyo ni ubuhamya bukomeye. Imana yangiriye neza. Amen. Ari mu baturanyi, ari no ku ishuri, ko n'abana bakosa amakosa bagatumiza ababyeyi, barinze bose barangiza nta mwarimu umpamagaye ngo ngwino umwana wawe yakoze ibi ngibi. Nta n'umuntu wigeze aza kunyihaniza ngo umwana wawe yankubitiye umwana. Bakuze muri ubwo buryo, tubaho muri ubwo buryo buruhije. Nta wigeze avuga ati reka ndashonje ngende mvuge ko mama ntumye bamuhe n'irindazi arirye. Mbega navuga Imana yari yarakoze ukundi kuntu ntabasha, mbega Eric niwe numvise azi kubisobanura neza. Usubije ikibazo nari ngiye kumubaza directement, ariko wenda nawe yagira icyo arenzaho. Urakoze cyane. Nk'uko mama bivuze, ntabwo buriya reka nkubwire ikintu gikomeye. Imbaraga z'isengesho, isengesho rigira uburere, isengesho riragabura, isengesho rirambika, isengesho ritanga ubwenge bwo mu ishuri. Mama ntabwo yadushyizeho igitsure, ariko yaduhase amasengesho, kuko n'inshuro nyinshi kuva tukiri abana twese twapfukamaga. Uyu rero yatangiye kudusabira abagore nta n'uratekereza gushaka, bamwe muri twe, cyangwa se agasengera abakiri bato basabira abagabo. Yagize kubera gusenga binatanga ubwenge, yagiye agira ubwenge n'iyishurirwa rindi, akadusengera dusabira ibintu twebwe tutarisengera ngo twisabire, rimwe na rimwe tubona atari na ngombwa. Rero nk'uko abikubwiye, ntabwo twatinze cyane kwitaba, ntabwo twatinze cyane kwitaba, kuko ibyo uvuga byo kubaba wari umurimo w'uburirimbyi twawutangiye twese ntawe utangiye hejuru y'imyaka 6. Twigaga ko gukora mu nkono ari icyaha, tukiga ko gufata ikintu udahawe ari icyaha, tukiga ko gutukana ari icyaha, yewe n'abagiye babashumba n'inka ntitwize tuzituka kuko twumvaga ko dukoze icyaha. Twatangiye kumenya kwatura tutaragira ibyaha byinshi, kugeza igihe byinshi dutangiye kujya mu ntambara zabyo ahubwo.
ubwo urumva rero ubwo ni uburere Imana na mama bafatanije kuduha yiyirizaga ubusa tukiriza ubundi. Ibyo ubwabyo nibyo nakubwiye, ni isengesho ryagiye rikora ibyo bintu byose ritugira abo turi bo. We nibyo ariko nawe ariduhaye nyine, yagaburiye imitekerereze yacu mu buryo bw'umwuka, bituma dutekereza ibintu binini. Yego. Imana ibamugisha cyane kandi rwose ni mu rugero rwiza rwa rya jambo nyine Bibiliya ivuga ngo toza umwana wawe akiri muto inzira azanyuramo ngo azarinda asaza atarayivamo. Mama wakoze akazi gakomeye, n'ibitari ibi ngibi uzabibona. Nuko rero abana baba barakuze, barize, barya nyine basengeye, barize, barakuze, Imana bagiriye neza, ibubakiye ngo none rero nk'uko babitubwiye nyine bashidutse banakurije indege ngaho i Kanombe n'i Burayi ngo uje mu Bufaransa, none birirwa bagutembereza amahanga. Ese Imana ajya kubikubwira cyangwa ntibikujya kutuvuye ko abarokore turabizi hajya hari ibitabo nyine amasezerano Imana hari ibintu ajya kubabwira ariko ntibumve n'aho bizanyura. Imana yari yarabimbwiye, Imana yabimbwiye muri 2015 imbwira ko izanyuriza indege, ariko kuko aho hantu nabonaga ntaho nzajya, ndabona uyu muntu ubu ntiyavangiwe indege se, nta muntu ngira uzanjyana, nta famiye mfite izanjyana, buse indege nzurira indege nyikuye, ndabona n'umuntu ashobora kuba yavangiwe, ariko urabona ko atari yavangiwe. Kandi icyo gihe Eric nta n'igitekerezo cyo kuza hano yari afite, ariko kuko Imana y'irindi jambo yavuze niyo yamuzanye nyine, nayo iramuzana atura ahangaha kugira ngo nanjye nzabone uko nzurira ya ndege mazi. Nuko byagenze. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo aba bana wabonaga wenda wivubaza se bazakora bate, se bazavamo abantu b'abagabo, ese bizagenda mbese utabona ejo habo hazaza cyangwa utabona icyerekezo cy'uko bizagenda, ariko nyine ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo tuyisaba n'ibyo twibwira. Rero Imana ibaha umugisha. Rero ubuhamya nk'ubu nyine nk'uko twabivuze tugitangira iki kiganiro, hari umuntu ahari uri muri situwasiyo igoye, hari umuntu se byagoye gufata icyemezo nk'icyo wafashe cyo kora akabasaziye mu byaha cyangwa ari mu byaha, ari kubera ko avuga ati ibi byaha bivuyemo imbwa zarya ubuzima, sinabona ubuzima, nabaho mu buzima bubi, agatinya ibyo. Ariko kuri njye numva ari ugutinya abaringa, kubera ko uru rugero rwiza rw'uko umuntu afashe icyemezo cyo kuva mu byaha, Imana nayo imuhemba kandi imugirira neza akibirebesha amaso. Ese ni iki wabwira umuntu nguwo wenda hari uwihebye wabivuyemo, cyangwa se uri kunyura mu bindi bitari n'ibyo, kuko abantu bafite ubuhamya butandukanye. Hari n'umuntu ushobora kureba iki kiganiro n'ukuri agiye kwiyahura avuga ati ngewe ubuzima burandambiye burananiye, ariko ndagira ngo ubwire wowe unyumva, niba warabashe kugira ubuhamya bw'uyu mubyeyi ngo wumva ahantu yanyuze n'ibintu yanyuzemo n'ubuzima yanyuzemo, ariko Imana ikaza guhindura paji y'ubuzima ikabimugejeje ahantu nawe ugomba kugira ibyiringiro. Ni iki wabwira abantu bameze gutyo cyangwa batekereza ko wenda bavuye mu byaha babonamo inyungu, kuko hari abantu babayeho mu byaha nubwo babibonamo inyungu, ariko akabazi kari mu cyaha ariko imbaraga zo kubivamo nawe zikanga. Ese ni iki wamubwira ukurikije ibyo wagiye wenda unyuramo? Murakoze. Icyo nabwira nk'umuntu utwumva cyangwa se n'uzabyumva, ni uko yakwizera Imana, akizera Imana, akava mu byaha, akayiringira. Imana yishobora byose. Hari ibyo tuba dushoboye, hari n'ibyo tudashoboye. Ibyo byose rero Kristo niwe uduha imbaraga zo kubinesha, kuko Imana itaguhaye imbaraga nawe wacogora, yenda ukanasubira inyuma. Ariko hamwe no gusenga ukayegera kandi ukayizera, ukumva kuri kubwira Imana yumva,
kandi imana ifite imbaraga, imana ukumva ko mugiranye ikiganiro n'imana kuko ari umubyeyi wacu. Ibyo bintu bituma nawe imana iguha imbaraga kandi igaha agaciro ibintu uri kuyibwira, yarangiza ikaza ikagutabara. Ubwo rero icyo nababwira ni ukwizera imana, bakayiringira, bakareka ibyaha, bagakomeza inzira y'imana, kuko imana yo ifite imbaraga zo kukuneshereza ibyo utabasha kunesha. Bakava mu byaha bakayizera, akumva ko agiye kugirana ubumwe n'imana kugira ngo ibyo adashoboye imana ibimushoboze. Niyo nama nabagira. Yego rwose. Wenda tugenda twegera ku musozo w'iki kiganiro cyacu. Wenda Eric na wenda nyuma hari igihe dukurikira imana kuko dukurikiye ababyeyi. Kumvishe ko nawe wabitangiye ufite imyaka 6 ariko watangiye kujya no mu rusengero muri korali. Hari igihe akenshi umuntu aba akiri mu kigare cyo gukurikira mama wanyu uko mubona asenga, mbese utaraha ishusho neza, utarasobanukirwa neza ibintu urimo bikiri furu, ariko uwumva bikunze, ariko wamara gukura umaze kwifatira icyemezo, wenda ukabona bya bintu byarimo wari urimo mu bwana byari ikigare byo gusenga no kugira ngo utere. Ese aho wenda wowe umaze kumenyera ubwenge none umaze kwihitiramo kuvuga ngo ibi bintu ngiye kubijyamo, njye bigiyemo, ngiye gukurikira imana, ngiye kwiha Yesu, none se ya mana ya mama gusa ngikurikira, nanjye maze kuba imana yanjye, umwuka w'imana maze kumpishurira no kunyereka imbaraga z'imana, bituma nyizera birenze cyane uko mama yayintoje cyangwa yayinyigishije. Inyungu waboneye muri iyi nzira yo gukorera imana cyangwa yo gukurikira Yesu ni izihe? Urakoze cyane. Kimwe mu bintu bikomeye uvuze, niba hari ibintu byiza bibaho, icyo ni icya mbere, ni ukugaburirwa imitekerereze y'ubukirisitu ukiri umwana. Yego. Ni ugutozwa iyo nzira, kugaburirwa imitekerereze y'ubukirisitu ukiri umwana. Bivuze neza cyane. Nagira ngo ahangaha mbere yo kuvuga inyungu mvugane n'ababyeyi. Yego. Tugira ubukristo buri mu sinzi ahantu bakuye indi mitekerereze y'intege nke, uko njye mbana cyane n'abandi ba mu yandi matorero, mu yandi madini atari ay'abakristo. Usanga bigisha abana bakabigisha n'indimi iryo dini rikoresha bakiri batoya. Ibyabo bikomeye. Ni ubukristo bwonyine buhari buvuga ngo umwana nakura azihitiramo ngo ngewe naretse umwana, ariko reka mbwire abantu batakoze nk'uko mama yakoze ko bibeshye. Nubwo umuntu agomba kurwana intambara, iyo ukuze urwana intambara z'urugo, urwana intambara z'akazi, urwana intambara z'iki, ariko ntabwo imitekerereze ya kirisitu kuvamo. Rero bino abantu dufite abakristo b'abanebwe, buramba baramba ivuge gutyo, bakubwira bati ngewe umwana wanjye ntabwo nzamubwira iby'idini byabo, n'iby'idini ntavuze ngo babivuge, nibavuga iby'ubukristo. Ugasanga arakubwira ngo umwana wanjye namuhitiyemo ishuri ryiza, urumva, muhitiramo imyambaro, muhitiramo ibyo kurya, ariko ntabwo nzamuhitiramo gukurikira Kristo. Oya ubwo nta guciye mu byo uvuga, hari n'abavuganye hari umubyeyi duheruka kuganira, arambwira ngo ugomba gukoreka abana ukabaha liberite yose, ngo bakabanza bakumva isi nguko imeze, ngo bakenjoyinga mu buzima bwabo, ngo noneho ngo bamara gukura ngo akaba aribwo bajya muri ibyo bintu, ariko ngo n'ubuzima bw'isi kamemu ngo babubuze ngo kugira ngo bataze. Kwizera niba hakurikije ijambo navuze, kwizera kurakurikirana. Niba Pawulo arimo abwira Timoteyo ngo kwabanje muri nyogokuru wawe no muri nyoko, yavuze kutaryarya, n'uyu munsi niko nkubonamo urimo urumva uwo mugozi. Umubyeyi uvuga gutyo nawe ntabwo aba yarigeze agira amahirwe nk'ayo twagize yo kugaburirwa imitekerereze y'ubukirisitu. Sinzi niba uri mu byumva. Ntabwo rero ntabwo wamurenganya, ariko reka tubakebure tubabwire yuko niba ushobora guhitiramo umwana ishuri ukamuhitiramo umwambaro, ubundi Bibiliya ibwiriza umubyeyi kumumenyereza inzira kugera ku myaka runaka, ku myaka imubwira hari ubwana, hari imyaka bugarukira kugeza ku myaka nyine nawe noneho hari ubundi aje, hari ibyo bita stage de développement. Hari aho umuntu ugera akitwa enfant ku myaka 12,
akagera no muri adolescence. Aho ngaho ntabwo umubyeyi Imana iba ikimubwiriza kubwira umwana inzira, ahubwo ya myaka kugera ku myaka 12 nk'uko umugaburira ibiryo ni nako umugaburira muri droit zawe, niwo umuhitiramo imyambaro, ugatangira kumugaburira imitekerezo y'imyambaro y'uko umudamu cyangwa umugitsina gore kigomba kwambara mu buryo buri resama. Iyo mvuze kwikwiza ntabwo mvuze yenda bya bindi by'amadini, ariko mu buryo n'urugero, cyangwa se atagomba urabizi ko ari abana bareshwa itabi n'inzoga, uwo ngo azakura ari umusinzi, akenshi nibyo tubona muri rezilita. Rero Yesu n'Imana baduhamagarira kwigisha abo bana kugera ku gihe twebwe tukibita abana bakiri muri droit zacu, cyane cyane nubwo umwana atajya ava muri droit z'umubyeyi, ariko igihe batarigenga, niyo bigenze bakareka iyo nzira, ubona icyo ubwira Yesu iri musenga, uramubwira ati ntibashobora, nababwiye ibyawe, none uyu munsi barigenga, rero barebe njye akazi kanjye nagakoze agasigaye n'akawe, ubibutse ibyo nababwiye nibura. Rero nk'uko anubaza ngo nizihe nyungu kugira ababyeyi bakijijwe ariko banamaze kumenya kugabura ibintu bikijijwe, sinzi niba ako kantu urimo kumva, kugira ababyeyi bakijijwe ariko bazi no kugaburira abana babo imitekerereze ikijijwe, bigira inyungu nyinshi cyane. Nuko nari gusubiza ikintu. Imana iguha umugisha cyane rwose kubw'icyo gisubizo cyiza, kandi unatangiyemo amasomo nyine ku babyeyi, kuko nacyo narindi ko nibuze kukijyaho, ariko kandi ukivuzeho nacyo ni cyiza. Imana iguha umugisha, kandi hari abantu bari kutwumva nyine bafite abana, ari abadoresa, ari abana bakiri batoya. Ubundi hari abitwaza ngo abana ngo barananiranye, ngo Imana itakurereye, ngo wowe ngo ntacyo wakora, ariko wowe n'ubundi icyo Imana igusaba ishobora kukurera n'ibyo koko, ariko wowe ikigusaba d'abord ni ukumutoza inzira akibasha nyine kumva, akazagera igihe wenda akakunanira, ariko wowe warakoze, narasaba ndari ikindi gusaba, warakoze inshingano wowe urayibwira uti ngewe ibyo wasabye narabikoze. Ikibazo rero nuko dufite abakristo bashaka ko Imana ibakorera byose, nibyo bakagombye gukora, ariko no mu bukristo bwabo usanga ari abantu bahora imbere basenga gusa, none se ubundi ariko batajya babwira Imana ati natwe tuzaguka, ku buryo umuntu ashobora guhagarara imbere agashima gusa, agashima ibyo Imana yamukoreye, ariko ntahagarare abwira abantu ibyo nawe yakoreye Imana. None se ubundi ni ngombwa ko umuntu yabasha kugira experience ngo mu isi, ngo akabanza akamenya ibyaha uko bimeze, ngo akazajya yakizwa? Ubundi iyo experience bikenewe, cyangwa aho ugize amahirwe wakizwa nta nkovu z'ibyaha ufite? Kandi ushobora gushaka gukora experience ukanabigwamo, cyangwa ugakuramo ingaruka izatuma uzakizwa ariko ufite inkovu. Reka nkubwire ikintu gikomeye, kirazira kujya kwitoza umukino utazakina. Rero kugira ngo mbigusubize neza, umuntu ukina umupira w'amaguru yitoza umupira w'amaguru, iyo arimo ajya kwitoza volleyball aba arimo ayoba, aba arimo atana igihe. Umuntu ukina umukino wo koga yitoza umukino wo koga, najya kwitoza wo kwiruka n'amaguru aba arimo ata igihe. Kandi bitubwira ko igihe cyose twatakaje ku bwacu tuzakibazwa. Imana iguha umugisha. Mwatubwiye rero ko mwabanye muri korali, tugenda nyine tugera ku musozo w'iki kiganiro, twagiraga ngo tubasabe nawe dufite gitari, kandi nawe numvisha akunda kuririmba, twagiraga tubasabe niba byashoboka turirimbire we indirimbo imwe muzo mwibuka mwajyaga muririmba kera mukiri kumwe muri korali, abati burema tugiye iyi ndirimbo twakundaga kuririmba muri korali turi kumwe, ndavuga izo mwaririmbye ugihari ukiri mu Rwanda muri iyo korali mwabanagamo, mwongere mwibutse abazabakurikira babaye muri iyo korali, ndetse natwe ubwacu nyine tugende dufatwa kubona umwana na mama we nyine bari kongera kwibuka ibihe byiza bagiye bagirana bakiri kumwe mu murimo w'Imana. Ndabatunguye. Ntekereza ko uradutunga, ariko urumva niba makubwira ko twaririmbanye imyaka maze, nakubwiye ko twabitse dufite imyaka 6, ariko indirimbo njya mu nzi ko ntabwo nayicuranga,
ariko ni indirimbo ivanga inzira ziba nyinshi, ariko ubushake bw'Imana niyo nzira. Twarebye igitero kimwe naho ibyo gutungurwa byo turabaririmbyi Imana yampaye ntacyo nubwo itabaye niyo muri korali indi mwahuriraho muzi nayo mwayituririmbira nubwo itaba ari icyo gihe wenda yo muri korali ariko mukaba muyizeranyeho yari yo yose numva yunguka yabayobora reka mu burenganzira mama kuko afata iyo yumva imufasha yindi cyangwa se n'ubwabo niyo nayishobora inzira ziba nyinshi. Iyo ndirimbo birimo ubutumwa bukomeye kuvuga ko inzira ziba nyinshi tugendamo ariko ubushake bw'Imana niyo nzira. Umugabo Yozefu yayinyuzemo ariko ayibamo atabizi. inzira ziba nyinshi ariko iyo ubushake bw'Imana niyo nzira. Umugabo Yozefu yayinyuzemo ariko ayinyura amatabizi. Inzira ziba nyinshi ariko iyo ubushake bw'Imana niyo nzira. Umugabo Yozefu yayinyuzemo ariko ayinyura amatabizi. Yagiye kubona ageze n'Egiputa kwa Farawo, ati none ndabigenzane bituma ahagarika umutima. Yagiye kubona ageze n'Egiputa kwa Farawo, ati none ndabigenzane bituma ahagarika umutima. Amen. amen nari ngikomeje kuryoherwa ngira ngo muracyakomeza ni byiza cyane nyine ngo inzira ziba nyinshi. Hari iyo Yozefu yanyuzemo ariko nawe ukurikira uribuka inzira zawe wanyuzemo z'Imana kunyujijemo kugira ngo usohoze mu byo urimo, ariko nanone kandi nawe batumirwa bacu namwe mufite inzira yanyu, mufite iby'Imana banyujijemo kandi bitumye nyine musohora aho mugeze uyu munsi. Nuko hari inzira ndende y'ubuzima umuntu aba yarakoze, kandi ibyo byose bikaberaho kugira ngo bizafashe abandi nabo bari muri iyi nzira nyine kugenda bibakomeza, ko ijambo ry'Imana ritubwira neza ko tugomba kugenda dukomezanya. Tugera ku musozo turagira ngo tubashimire kuba mwemeye ubutumire bwacu bwo kuza kurekaza Evangeliser Le Monde, kandi twifurije n'umugisha nyine mwese abazakurikira iki kiganiro. Ariko nanone twagiraga wenda tubahe umunota umwe wenda, mbese mukiri hano kuri izi ekara hari abazabakurikira, hari abo mwiganye, hari abo muzi, hari abo mwaririmbanye muri korali. Ese ni nk'abandi bantu wenda nkawe Eric wumva wasuhuza ngo iyo shatse wenda yo kugira abantu usuhuza mudaherukanye abazakubona wumva wasuhuza bakuje mu mutwe urema aba bantu ndabasuhuje? Bo yenda ndatekereza ko ntabwo ndi bugende mvuga izina rya buri muntu wese, ahubwo ndasuhuza bene data bose nyine bazata iyi video twarakoranye umurimo w'Imana, twariganye mbese twaranaturanye kuko tuba dufite n'aho twatuye. Ngusaba umugisha w'Imana, kandi cyane impamvu nkwiye no kugusuhuza ni wowe muhamya w'ibintu tuba twavugiye hano, ukabeshe twayibanyemo namwe mwaratugaburiye. Reka na profite nshimira abarokore bagiye bambika mama, mpamvu mbashimira nuko kugeza kuri umunota noneho yakwiyambika ibibonaniye nanjye nkabikora nk'umwana we, ariko dufashe umwana ngo tubashimire kuko noneho ntabwo bikiri umutwaro kuri bo cyangwa se ubwo, ariko turabashimiye mwagize neza kandi tubiha agaciro. Abatugaburiye dushonje turabashuhuje, barahari barabizi benshi, n'abagiye badusengera,
kandi n'abatwifurije ibyiza bari bari muri situwasiyo imeze nk'iyacu n'ubu bakiyirimo, ariko urumva nibo twari turi ku rwego rumwe, twari inshuti cyane kurushaho. Turabizi ko aho muri harababaza, ariko nubwo twe tuhabakura turifuriza kuvayo, kandi mukomere ku Mana. Ntabwo umugisha Imana itanga ari iby'isi gusa, ahubwo nituyigumaho tuzabona n'ubwiza bwo mu ijuru butangirika. Imana ibahe umugisha. Amen. Nanjye sinjya kure ya Eric ijyavuze, nanjye ndashimira bene data nanabasuhuza. Bifurije umugisha w'Imana. Imana ibaha umugisha. Hari benshi badufashije, ari mu byo kurya, mu byo kwambara, bagiye badutera inkunga uko bo nabo bashoboye. Imana ibaha umugisha, kandi ndanabashuhuje. Ndabashuhuje, Imana y'amahoro ibane nabo. Kandi ikindi nanone nakongeraho ni uko baguma ku Mana, bakaguma mu byo bizeye, kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho. Kuko imirimo dukora hano mu isi ni izaduherekeza, kandi tukiri mu isi ngo tuzakubirwa inshuro 100, kandi ikigeretse kuri icyo duhabwe n'ubugingo buhoraho, niko Yesu yabwiye Petero. Ubwo rero ibyo navuga, ndumva nabashimira, nkanababwira uko nguko ngo bagume mu byo twizeye, kandi nkababwira ko Imana yo wayizeye, wayiringiye, nta kikwima. Ishimiye turi imbere ya kamera, icyubahiro kubw'ibyo yakoze byose. Imana nihabwa icyubahiro. Nshuti bakundwa ba Evangelizero Monde TV, turi kugenda nyine kwegera ku musozo w'ikiganiro cyacu, kandi dusabira umugisha nyine abatumirwa bacu. Urumva ko twakoze ikiganiro cyiza, kandi n'ugitega amatwi uzakoramo byinshi bishobora kugufasha. Nawe ushobora kuba ufite ubuhamya, ushobora kuba hari ibyo Yesu yagukoreye, ariko ukaba wakwibaza ngo ese nabigeza ku bakunzi b'umusaraba gute kugira ngo ubwanjye nkire kandi bibashe no gukiza abandi. Ushobora rero aho waba uri hose ukeneye gutanga ubuhamya ukoresheje uyu murongo wacu wa Evangelizero Monde TV, wareba kuri nimero iri munsi aho ya WhatsApp cyangwa kuri email yacu, ukatwandikira aho waba uherereye hose, twakugeraho noneho ukaduha ubuhamya bwawe. Ni ukuvuga ngo aho waba uherereye hose, ku mugabane uwo ari wo wose waba urimo, twakubwira ukuntu tugezaho ubuhamya bwawe, maze tukazabugeza ku bakunzi b'umusaraba. Yesu rero abahe umugisha. Jyewe ntari kumwe muri iki kiganiro ni Harerimana Felix. Shalom, shalom.